usigaranye nguyu, ibyo nabyo kubera ko bidashoboka twakira itungo. Uyu murumuna wanjye wapfuye yerekana hano iwanjye no ku kwezi kwa gatatu yasubiyeyo mu rugo mu kwezi kwa kane, araza yaraje kuvuza umwana we, umwana aramuvuza, ariko mu gihe twari tuvuze ngo dushake transfer tumujyane n'ahandi, uburwayi yari afite bwari bukomeye cyane, ariko ubundi tugira ngo tumugeze n'ahandi ku bindi bitaro, ariko we ise aratumira aravuga ngo arashaka gutaha asubire. Ntumwene se ko waje uje kuvuza umwana, ubu urabona ko yavuye byarangiye? Arambwira ati yaravuye byarangiye, reka ntahe njye muhira gikurikiranye na biriya bibazo biriyo nyine murabyumva, ati ngomba gutaha ntabwo naguma hano imuhira hameze kuriya. None bakomeza kuvuga se wari uzana igisubizo cy'ibibazo biri hariya ko bikomeye cyane, wakwitonze tukamenya aho bizaherera ukazaba ugenda. Arambwira ngo ntibishoboka, bagomba gutaha. Nuko twakomeje kujya impaka, ariko nyine birangira tubyemeye, arataha. Ariko nyuma yo gutaha nanone mu mutima wanjye sinzi ikintu cyari kirimo, buri gihe iyo habaga intambara nahoraga niteguye ko ndi buze kubona amakuru atari meza. Nuko biragenda kugeza ubwo yarageze kuri uyu munsi w'ejo bundi ngiye kubona mesaje ku rubuga rwa famiye, babanje kuri gahunda bapfanye kuri uriya munsi, ariko baravuga ngo hari n'andi makuru ngo tutaramenya neza. Yewe iyo mesaje narayibonye itavuga ngo byanze bikunze ni Rurengera wapfuye. Muri ako kanya nyuma y'iminota 5 nibwo bahise bandika indi mesaje bavuga ko koko ari nawe wapfuye. Kuri ubwo rero ntacyo twabona twavuga kuri uyu munsi. Mu by'ukuri twarabaye, kuko urebye nk'abandi dufite bakuru bacu n'abakuru n'abashiki bacu n'abakuru, hari abakiri ibyaro bafite n'abana bakuru bakwirera, ariko nk'uyu nguyu bucura ufite umwana w'umukuru afite imyaka 2 n'amezi, umutoya yavutse mu kwezi kwa kane. Urumva ko ni ibintu biteye agahinda cyane, ariko nta kundi. Rero kuba iminsi ye yo kuba hano ku isi Imana yarashyizeho iherezo kuri iriya tariki, turabishimira Imana kuko nta n'ikindi twagakora. Nyuma rero uyu munsi wa none mpagaze hano ngira ngo nshimire abantu mwese mwatubanye hafi. Mu by'ukuri imitima yacu yari ikanze tukimara kumenya, ariko abantu abaturage duturanye hariya batubaye hafi. Hariho Jacques, hariho Muzehe, hariho n'abandi baturanyi benshi batari hano, abo bose batubaye hafi muri iyi minsi kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize, ariko buri gihe babaga bari mu rugo. Bagashimira famiye ya hano i Rwamagana muri rusange, nabo batubaye hafi. Hanyuma bagashimira na famiye yacu ya Gasinzira hano i Rwamagana ko barakoze cyane, bakomeje kutuba hafi muri iyo minsi yose. Rero ndashimira umuryango wacu w'ubugufi, abamubona aha ngaha barakoze cyane kandi n'ubundi baracyakora. Imana ibyo bakoze izabahera umugisha. Hari abantu batari hano nabo nifuza gushimira, nabo umuryango nawe ariko umuryango bari muri Amerika. Ndashimira cyane Oncle Seruhungu, umukuru w'umuryango uri hano, ndagutubwira ngo iryo shimwe, iyo mesaje uzayimugerezeho.
ngashimira itorero Zion Temple barakoze ari iwacu, pasiteri yatubaye hafi ndetse n'abakristo muri rusange. Ngashimira Zion Temple hano i Rwamagana nabo bemeye kutwakira umunsi wa none bakadutiza hano hantu twakoreye uyu munsi wo gusezera umuvandimwe wanjye. Imana izabahera umugisha, murakoze mwese. Abitabiriye mwese hano baje kudufata mu mugongo, ni ukuri biranezeza kandi birakomeza. Uramutse ugize ibyago kubona nk'aba ngaba baguhumuriza, ndatekereza ko agahinda kaba kenshi, ariko kuba twabona abantu bangana gutya bigomwe umwanya wabo ukaza kubana natwe kuri uyu munsi, mwakoze cyane. Imana